Muri ino video ngiye kubereka uburyo ushobora kohereza umuntu aho uherereye noneho wakwimuka nawe agakomeza kuhabona. Ibyo babyita live location. WhatsApp rero irabyoroshye. Ubu niba utunze WhatsApp muri telefone yawe yaba iPhone yaba se Android wenda nka za Samsung cyangwa se n'izindi, ushobora kohereza umuntu aho uherereye wakwimuka akagenda ahabona. Niba uri nko mu muhanda noneho ubwo agenda akomeza kubona uko ugenda wimuka mu buryo mbese budahagarara. Ibyo nibyo bita nyine share live location. Kuri iPhone rero ubigenza ute? Ukanda akamenyetso ko guteranya ugahita handitseho location, ukabona ikarita ikwereka aho uherereye, hari akadomo buriya muri akadomo k'ubururu niho mperereye, none ugakanda ahanditseho share live location ahangaha. Yego, uno ihita ikwereka igihe ushaka ko imara yerekana aho uherereye. Hano usanga hatoranyijwe isaha imwe, ariko ushobora guhindura ukaba watoranya wenda amasaha 8 niba uruze kumara ikintu uri mu rugendo, cyangwa se urutegeza ko umuntu ashobora kugeraho nyuma y'amasaha 8, biterwa n'impamvu uhisemo kubigenza gutyo. Ariko ngenda hitamo hano isaha imwe yonyine 1 hour, ni nkandeho kohereza. Ubwo noneho uwo nohereje arahita abona ahantu ndi, ninimuka aragenda akomeza kuyibona. Reka nkwereke nk'ubu tujye n'inkanda hano, ubwo ndamutse nimutse nyine yakomeza kubona ko ndi kugenda nimuka. Ni nako bigenda iyo umuntu yakohereje, ugenda ukanda hariya ukagenda ureba se ari kugenda cyangwa ntabwo ari kugenda, cyangwa se yagumye ahantu hamwe. Ku bakoresha Android rero ho ntabwo muzabona akamenyetso guteranya. Niba nibuka neza ho usanga akamenyetso kameze nk'urutsinga rwizingiyemo, niba nabyita nk'urutsinga rwizingiyemo kenda kumera nk'igikwasi, nanone nibuze igikwasi. Ubwo rero ho niba ukanda ukahita ubona none ibyo nakwerekaga bya location, noneho inzira nimwe ukahita ubanditseho share live location. Ugize ikibazo wambwira, ariko dore ubundi nuko bigenda. Murakoze cyane.